อย่ายุ่งนะอย่ายุ่งผมเปล่าครับพี่ผมเปล่าครับไม่ใช่ผมครับ Always be ready. Mu buryo busa nk'ubwihariye birashoboka ko Jean-Claude Van Damme ari umwe mu bakinnyi ba filime z'imirwano bazwi cyane ku isi wagera ku cyitwa umugeri ugororotse nk'uw'inkuba akaba ari umuntu ubanza yubatse izina mu buryo bukomeye cyane bikesheje ubuhanga bwe muri karate imbaraga zidasanzwe ndetse n'umuhate wamufashije kuva ku nzozi zo mu Bubiligi akagera ku rwego rw'ibyamamare muri Hollywood nubwo yagiye ahura n'ibihe biremereye birimo kunengwa ibibazo byo mu buzima bwe bwite n'impaka zitandukanye nk'umuntu wese ariko yakomeje kuba umwe mu bantu bavuga ari kijyana mu ruganda rwa sinema muri inkuru tugiye kurebera hamwe amateka y'imirwano ye akanuko kandi impaka zakurikiye umwuga we ibihe bikomeye yanyuzemo ndetse n'impamvu izina rye ryakomejwe kubahwa n'abakunzi ba filime z'imirwano kugeza n'uyu munsi Jean-Claude Camilla Francois Van Damme wamamaye ku izina rya Jean-Claude Van Damme cyangwa se n'iy'imigeri avuga ku itariki ya 18 Ukwakira 1960 mu gace ka Saint Agathe Bertram kari mu mujyi w'i Bruxelles mu Bubiligi yakoreye mu muryango woroheje aho se Eugene Van Damme yakoraga akazi ko kubarura no gucunga umutungo ndetse akanacuruza indabo mu gihe nyina Eliana yitaga ku muryango mu buzima bwo mu rugo ababyeyi be bashyiraga cyane imbere imyitwarire myiza umurava no kwiteza imbere kugira ngo abana babo bazabashe guhangana n'ubuzima Jean-Claude Van Damme akiri muto yari umwana woroshye ku mubiri rwose mu buryo bugaragara ariko afite imbaraga nyinshi n'ishyaka ku buryo udashobora gutekereza bidatinze si yabonye ko akeneye ibikorwa byamufasha gukora neza gukoresha izo mbaraga yari afite akiteza imbere nk'abandi bana bityo amushishikariza kwinjira mu myitozo ngororamubiri no mu bikorwa byubaka umubiri mbere yo kwinjira mu mikino y'imirwano yakundaga imyitozo ngororamubiri isanzwe n'ibindi bikorwa byamufashaga gukomeza umubiri no kugumana ubuzima bwiza cyangwa se gukora ibaba nk'uko babyita uyu munsi ku myaka 10 gusa uyu mwana yatangiye kwiga umukino wa karate ku bufasha bwa se nyuma haza gukomeza imyitozo mu kigo cyigishaga karate kiyobowe n'umutoza Claude Gautoza aho nawe yatangiye gutozwa n'uburyo bwo kwirwanaho gukoresha amaguru n'amaboko neza kubaha amategeko no gukorana umurava yakoraga imyitozo ikomeye buri gihe kandi buri munsi ibintu byatumye agenda atera imbere vuba kurusha benshi mu rugero rwe aragenda aravugwa mu gihe ari ingimbi nk'abandi yongeye imyitozo y'imbyino za kinyamwuga kugira ngo arusheho kugira ubworoherane bw'umubiri no gukoresha amaguru neza iyi myitozo yamufashije cyane mu gutera imigeri miremire no gukora ibikorwa bisaba guhindura umubiri vuba kandi mu buryo bwihuse neza nyuma yaje kuvuga ko imyitozo yamubereye ingenzi cyane mu kubaka ubushobozi bwe bw'umubiri no kumutegurira urugendo runini rw'imikino y'imirwano mu myaka akurikiyeho Van Damme yatangiye kwitabira amarushanwa agiye atandukanye ya karate mu Bubiligi no mu bindi bihugu by'Uburayi yagaragaje ubuhanga budasanzwe bwo gukoresha amaguru kwirinda gutera neza ibintu byatumye atsinda imikino myinshi hagati yo mu 1976 n'igihumbi 1980 yegukanye intsinzi nyinshi kurusha uko yatsinzwe bituma ahamagarwa mu ikipe y'igihugu y'Ububiligi muri karate mu myaka yo mu 1979 yagize umwe mu mwaka umwe mwiza mu rugendo rwe rwa siporo ubwo yafashaga igihugu cye kwegukana irushanwa rikomeye cyane ryabereye i Bruxelles rihuza amakipe yo mu Burayi muri uwo mwaka kandi yegukanye igikombe mu cyiciro cye ibintu byamuhesheje izina rikomeye cyane mu bakinnyi ba karate b'icyo gihe nubwo yari yarize amashuri asanzwe nk'abandi bana uko yagendaga atera imbere muri siporo niko yarushagaho kwishyira imbere amaze kugera mu cyiciro cy'ubukuru niko navuga yafashe icyemezo cyo kwibanda cyane ku myitozo no guteza imbere impano ye afungura inzu y'imyitozo ngororamubiri Bruxelles kandi akomeza gukora cyane kugira ngo arusheho kuba umwe mu bakinnyi b'imirwano bakomeye iyo myaka yo mu buto bwe niyo yamuremereye cyane iranamurema imwigisha kwihangana gukunda umurimo no kutajya acika intege muri byose umurava n'iyo myitwarire nibyo byaje kumufasha kugera ku rwego mpuzamahanga no kuba umwe mu bantu bazwi cyane mu mateka ya sinema y'imirwano ku isi nyuma yo kwigaragaza muri karate ko ashoboye no gukina hakurikijwe amanota hagati yo mu 1976 n'igihumbi 1980 nabaye nk'ubivugaho gato Jean-Claude Van Damme yakomeje kwerekana ubuhanga budasanzwe muri icyo gihe nibwo yakinnye imikino myinshi y'amarushanwa yo hanze
atsinda inshuro 44, atsindwa inshuro 4 gusa. Ubwo buryo bwo gukina bwari bushingiye cyane ku gutanga cyangwa se ku gutangiza ibitero bigenzurwa neza no gukusanya amanota, aho gushaka gutsinda uwo bahanganye binyuze mu kumukomeretsa cyangwa se kumunaniza. Ubwihute bwe, ubuhanga bwo gukoresha amaguru n'ubushobozi bwo kwirwanaho byamugize umwe mu bakinnyi bari bahagaze neza mu Bubiligi. Kimwe mu bihe by'ingenzi mu rugendo rwe rwa siporo rero cyabaye mu mpera zo mu 1979, ubwo yari umwe mu bagize ikipe y'igihugu cy'Ububiligi akegukana icyo gikombe cy'Uburayi muri karate. Intsinzi yabonetse nyuma y'uko ikipe y'Ububiligi yitwaye neza kurusha abo bari bahanganye. Ibintu byatumye izina rya Jean-Claude Van Damme rirushaho kumenyekana mu rugendo rw'abakina imikino y'imirwano. Nubwo yari amaze kugera kuri urwo rwego rwo hejuru, ntiyaburaga guhura n'imbogamizi. Mu mwaka wa 1977 yatsinzwe na mugenzi we Patrick mu mukino wari ukomeye cyane. Ibintu byamwigishije byinshi kandi bimufasha gukomeza gukora neza kurushaho. Mu gihe yari amaze kumenyekana muri karate, Van Damme yasimukira no mu mukino wo kurwana hifashishije amaguru n'amaboko mu buryo bwuzuye. Kuva mu 1977 kugeza 1982 yitabira imikino y'ababigize umwuga hanini yaberaga mu Bubiligi no mu bindi bice by'Uburayi. Muri icyo gihe yatsinze imikino 18 yose, ayitsindamo ahagarika abo bahanganye mbere y'uko n'ubundi umukino urangira. Atsindwa umukino umwe gusa. Uburyo yakundaga gukina bwashingiraga ku gukoresha amaguru cyane cyane imigeri yo hasi yamufashaga guhungabanya abo bahanganye no kubambura ubushobozi bwo gukomeza guhatana. Gutsindwa kwe rukumbi kwabaye mu 1978 ubwo nyine yatsindwaga na Patrick. Icyakora Van Damme ntiyabyibagiwe kuko nyuma y'imyaka 2 yongeye guhura nawe maze amutsinda hakiri kare cyane mu mukino wari umuhangayikishije nyuma yo kumutera umugeri ukomeye. Yamukubise vuba cyane rwose. Iyo nsinzi yagaragaje ko yari amaze gutera imbere cyane mu buhanga no kumenya gukoresha amahirwe abonye mu mukino mbere yo kukureba mu isura. Mu 1979 yongeye kwigaragaza ubwo yarwanaga n'umunyamerika Sherman Bregman. Nubwo yari yarabanje kugorwa mu ntangiriro z'umukino, yaje kwisubiraho atsinda uwo bahanganye aramuhagayikisha mu buryo bukomeye. Uwo mukino wabaye umwe mu yatumye atangira kuvugwa no hanze y'I Burayi, kuko wari umukino cyangwa se yari mu mikino mike yakinnye kure y'iwabo. Mu myaka yakurikiyeho Van Damme yafashe icyemezo rwose cyo kugabanya ibikorwa bya siporo y'imirwano maze atangira gukurikirana inzozi ze zo gukina filime. Mu ntangiriro z'ikorwa rya sinema yimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika afite icyizere cyo kubona amahirwe mashya. Ubwa mbere yakoraga uturimo duto tutamuhaga izina rikomeye cyane. Rimwe na rimwe akagaragara mu mashusho nk'umuntu usanzwe uri inyuma y'abakinnyi b'imena, aba babita abafigura. Mu 1984 yagaragaye muri filime bise Breaken, aho yagaragaye mu gice kigufi nk'umubyinnyi, ndetse anabona uruhare ruto muri filime bise Monaco Flavor. Nubwo amahirwe atari manini nk'uko byumva, ariko yamufashije kumenyera uburyo filime zikorwamo no kwiyegereza abakora muri urwo ruganda rwa sinema. Amahirwe ya mbere akomeye yaje mu 1986 muri filime bise No Retreat No Surrender. Muri iyo filime yakinnye ari umugome ukomeye cyane warwanyaga umukinnyi mukuru w'inkuru. Nubwo atavugwaga cyangwa se ngo avuge amagambo menshi, abantu benshi batangajwe n'uburyo yakoraga imirwano ndetse n'imbaraga yagaragaje mu mashusho. Iyo filime yamubereye urufunguzo rwo gufungura amarembo y'andi mahirwe akomeye cyane kuri we. Nyuma yaho yahuye n'abatunganya filime babonye impano ye idasanzwe mu gukora imigeri miremire no kugenzura umubiri we. Byatumye ahabwa umwanya wa mbere muri filime bise Bloodsport yasohotse mu 1988. Yakinnye rwose ari umusirikare witabira irushanwa ry'ibanga ry'abarwanyi ryabereye muri Hong Kong. Iyo filime yakozwe ku ngengo y'imari itari nini cyane, ariko yinjije amafaranga menshi ku rwego rw'isi maze ihindura ubuzima bwa Van Damme burundu. Yasava ku rwego rw'umukinnyi utazwi cyane ajya mu bakinnyi b'imena ba filime z'imirwano. Kwamamara kwe ku rwego mpuzamahanga byakomeje kwiyongera mu 1989 binyuze muri filime bise Kickbox. Muri iyo filime yakinnye ari umurwanyi ushaka kwihorera, akabikora nyuma rwose y'uko umuvandimwe we akomeretse mu buryo bukomeye cyane. Abakunzi ba filime bakunze cyane uburyo yakoraga imirwano akabikora mu buryo ubona ko ari nyakuri cyangwa se bwa nyabwo. Imigeri miremire n'ubushobozi bwe bwo gukora ibikorwa byinshi atifashishije abamusibura. Iyi filime nayo yabaye intsinzi ikomeye cyane ku isoko rya sinema. Mu ntangiriro z'imyaka yo mu 1999 Van Damme yabaye umwe mu bakinnyi ba filime z'imirwano bakunzwe cyane ku isi. Muri filime bise Universal Soldier
yakinnye ari umusirikare wagaruwe mu buzima binyuze mu ikoranabuhanga rya gisirikare, akinana na Dolph Lundgren twigeze kuvugaho. Iyi filime yinjije amafaranga menshi kandi irushaho kumwubakira izina ku rwego mpuzamahanga. Yakurikiwe n'iyo bise Hard Target, indi filime yakunzwe cyane ndetse ikomeza kwerekana ko ashoboye gutwarwa hagatwara filime nk'umukinnyi mukuru kandi mu buryo bukomeye cyane. Mu 1994 yageze ku rwego rwo hejuru cyane mu mwuga we binyuze muri filime bise Time Cop. Iyi filime yabaye imwe mu zinjije amafaranga menshi kurusha izindi yakinnye, imushimangira nk'umwe mu bakinnyi bakomeye ba sinema y'imirwano muri icyo gihe. Uko izina rye ryagendaga rikura ni nako amafaranga yishyurwaga buri munsi kuri filime yagendaga yiyongera cyane, tuma aba umwe mu bakinnyi ba filime bahembwa neza muri icyo gihe. Kwamamara kwe ntabwo kwagarukiye cyane mu bihugu bivuga icyongereza gusa. Filime ze zasemurwaga mu ndimi nyinshi zo ku isi yose, bituma zikundwa cyane mu Burayi, muri Aziya no mu bindi bice by'isi byinshi nk'u Rwanda. Abantu bakundaga cyane ibikorwa bye byo kurwana, ubutwari bw'imiterere yakundaga gukina yerekana ubushobozi bwe bwo gukora ibikorwa bigoye atifashishije ubufasha bwinshi bw'ikoranabuhanga. Filime bise Street Fighter cyangwa se iyo bise Southern Thief zakomeje kumwongerera abafana benshi ku isi, zimushimangira nk'umwe mu banyabigwi ba sinema y'imirwano mu mateka. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2000, nyuma y'uko filime bise Double Team yasohotse mu 1997 n'iyo bise Universal Soldier nigeze kuvuga, yewe n'iyo bise The Return yasohotse mu 1999, ubwo zitageraga ku musaruro wari witezwe, amahirwe ya Jean-Claude Van Damme muri sinema zikomeye yatangiye kugabanuka cyane. Ibi byatewe ahanini n'impinduka zabaye mu ruganda rwa sinema, aho abakinnyi ba filime z'imirwano bari baramamaye cyane mu myaka mu 1990 bagendaga batakaza umwanya bari bafite. Muri icyo gihe abakora filime batangiye gushora amafaranga menshi muri filime zirimo ikoranabuhanga rigezweho n'ingaruka zidasanzwe z'amashusho. Banaha amahirwe abakinnyi bashya bari batangiye kwamamara, byongeye kandi Van Damme yarasigaye asaba amafaranga menshi kugira ngo akine muri filime. Ibintu byatumye abakora filime benshi batangira kumugirira icyizere gike rwose, batangira kumwirengagiza. Mu mwaka wa 2001 yatangiye kwibanda cyane kuri filime zagurishwaga cyangwa se zigakwirakwizwa binyuze mu mashusho yo mu rugo aho kunyura muri sinema zisanzwe. Filime bise Replicant niyo yabumbiriye izindi muri uwo murongo. Nyuma yaho hakurikiyeho bise In Hell, Wake of Death, Second in Commando. Nubwo izi filime zitabonaga umwanya munini muri sinema zo muri Amerika, zakomeje gukundwa n'abafana be cyane ku mugabane w'Uburayi. Abasesenguzi benshi bavuga ko inkuru z'izi filime zari zitangiye gusa cyane, kuko akenshi zagarukaga ku muntu ushaka kwihorera gucika gereza cyangwa se kurwana n'abagizi ba nabi. Ibi byatumye bamwe mu bakunzi ba sinema batangira kurambirwa. Nubwo bimeze bityo, ariko izi filime zakomeje kwinjiza amafaranga ahagije binyuze mu kugurisha amashusho no gukodeshwa mu bihugu bitandukanye. I Burayi bwakomeje kuba isoko rikomeye cyane rya Van Damme, bituma akomeza gukora filime nubwo atari akigaragara cyane muri sinema zikomeye za Hollywood. Mu buzima bwe bwite yashakanye inshuro 5 n'abagore 4 batandukanye. Umugore wa mbere yashakanye nawe ni Mary Rodriguez, byari mu 1980, ariko baza gutandukana mu 1984. Nyuma yashakanye na Cynthia hagati yo mu 1985 n'1986. Mu 1987 yashakanye n'uwitwaga Garders, umugore waruzwi cyane mu bijyanye no kubaka umubiri nawe. Babyaranye abana 2. Mu 1994 nabwo yashakanye n'umukinnyi wa filime witwaga Darius mu gihugu cya Thailand. Babyaranye umuhungu witwaga Nicholas Van Valberg mbere yo gutandukana mu 1997. Bidatinze mu 1999 yongeye gusubirana n'umugore we Garders, uwo bari barigeze gutandukana, maze bongera kubana nk'umuryango nubwo habaye igihe by'amakimbirane n'igeragezwa ryo kongera gutandukana 2015, ariko bakomeje kubaka no kurera abana babo hamwe. Hagati y'umwaka mu 1990 rero Van Damme yahuye n'ikibazo gikomeye cyane cyo kwizirika ku biyobyabwenge, cyane cyane ikiyobyabwenge cya kokayine. Uwo muco mubi wiyongerewe bitewe n'umunaniro, ibibazo byo mu rugo ndetse n'umuvuduko mwinshi w'akazi yari afite. Byageze akoresha urugero runini rw'icyo kiyobyabwenge buri munsi kandi agatakaza amafaranga menshi cyane akigura. Ibi byatumaga imyitwarire yihinduka, bisa no kugira ingaruka mu kazi. Mu 1996 yinjiye mu kigo gifasha abantu kureka ibiyobyabwenge, ariko ntiyahamara igihe kinini.
yakomeje guhangana n'icyo kibazo kugeza mu mpera z'imyaka yo mu 1998. Abaganga bamusuzumye basanga afite indwara itera guhindagurika cyane kw'amarangamutima, aho umuntu ashobora kugira ibyishimo bikabije cyangwa se agahita ajya mu gahinda gakomeye mu gihe gito. Iyi ndwara yari imaze imyaka myinshi itaramenyekana, kandi bivugwa ko ari imwe mu mpamvu zamuteje gukoresha ibiyobyabwenge nk'uburyo bwo guhunga ibibazo yari afite. Nyuma y'igeragezwa ryinshi ryo kwivuza no kureka ibiyobyabwenge, yaje kubisinda burundu mu mpera z'imyaka mu 1990, yifashishije imyitozo ngororamubiri ikomeye cyane, gahunda ihamye y'imibereho ndetse n'imiti yamufashaga kugenzura ihindagurika ry'amarangamutima. Uyu munsi kuvuga ko gukira kwe no kongera kugira ubuzima bwiza ari byo byatumye asubira ku rwego rwiza mwuga wa filime bise G50 yasohotse muri 2008, yagaragaje byinshi mu bibazo yanyuzemo ndetse n'urugendo rwo kongera kwiyubaka. Mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bwe, yaje no guhindura uburyo bwo kurya, atangira kwibanda cyane ku biribwa bikomoka ku bimera nk'umuceri, imboga n'ibinyamisogwe, hagabanya cyane ibikomoka ku nyamaswa. Yemeje ko uburyo bwamufashije gukomeza kugira imbaraga no kurinda gusubira mu bibazo yigeze kunyuramo hari ibyo ngibyo yakoraga. Uretse ibikorwa bya filime, Van Damme yanagaragaye mu bikorwa byo kurengera inyamaswa. 2016 yatanze amafaranga yo gufasha umuryango wita ku nyamaswa nyuma yo gusura ikigo cyari cyarakijije imbwa yari yarataye. Yakomeje kandi gutabara inyamaswa zitagira ba nyirazo mu bihugu bitandukanye, ndetse rimwe na rimwe agasubika ibikorwa bye kugira ngo yibande ku bikorwa byo kuzirengera. Yagiye asaba ko ubwikorezi bukoresha inyungu z'impu z'inyamaswa bwahagarikwa ndetse ko inyamaswa zitakomeza kubabazwa mu ngendo ndende z'ubucuruzi. Yanashyigikiye kandi ibikorwa byo kurengera inyamaswa zo mu mazi zirimo baleine n'izindi zica izindi nyamaswa zo mu mazi. 2023 hari umushinga yitabiriye wiswe Down, wari ugamije gukusanya inkunga yo gufasha imiryango itabara inyamaswa hirya no hino ku isi. Ibi bikorwa bye byinshi byibanze cyane ku gutabara inyamaswa no gutanga ubufasha bufatika wo gukorera gusa mu miryango munini y'ubugiraneza. Ibi byatumye atamera nk'umuntu uzwi mu bakinnyi ba filime gusa, ahubwo yerekana n'urugendo rwe ku nyamaswa ndetse binagaragara mu bikorwa bifatika yakoraga. Mu rwego rw'imikino y'imirwano, Van Damme yakomeje kuvugwa cyane kubera amateka ye mu mikino wa karate y'imirwano hagati yo mu 1977, 1982. Bivugwa ko yatsinze imirwano 18 yose, atsindamo abamurwanyaga abikuye mu kibuga batakibasha gukomeza. Abantu benshi bazwi cyane mu bijyanye n'imikino y'imirwano bagiye bashyigikira amateka, bavuga ko Van Damme yari umurwanyi nyakuri ufite ubuhanga budasanzwe bwo gukoresha amaguru, uburyo yarwanaga kandi bwanatumaga atsindira mu manota menshi, kandi rimwe na rimwe akarangiza imirwano hakiri kare. Nubwo amashusho menshi yo myaka atakiboneka kubera ikoranabuhanga ritari riteye imbere, inyandiko n'amakuru yabitswe n'amashyirahamwe rya karate byakomeje gukoreshwa nk'ibimenyetso bishyigikira ibyagezeho. Bidatinze muri Mata ejo bundi 2025 izina rya Van Damme ryongeye kugaragara mu makuru akomeye nyuma y'uko mu gihugu cya Romania hatanzwe ikirego cyerekeye urubanza rw'icuruzwa ry'abantu. Icyo kirego cyavugaga ko yaba yaragize kugirana imibonano mpuzabitsina n'abagore 5 bo muri Romania bari baragizwe ibicuruzwa by'abacuruza abantu, byamugezweho nk'impano mu birori byabereye mu Bufaransa. Ibi byashingiye ahanini ku buhamya bw'umuntu umwe wavuze ko yabibonye cyangwa se yabimenye. Abahagarariye Van Damme bahise bahakana ibyo birego, bavuga ko nta shingiro bifite ko kandi ari ibihego byahimbwe. Bavuga ko kandi nta makuru yari afite y'uko abo bagore baba barahuye n'icyaha cyo kugurishwa cyangwa se gukoreshwa ku gahato. Kugeza ubu nta cyaha aregwa ku mugaragaro n'urukiko, kandi iperereza riracyakomeje nyine. Abashinzwe iperereza bavuga ko bakiri gushaka ibimenyetso byemeza cyangwa se bihakana ayo makuru mbere yo gufata icyemezo icyo ari cyo cyose. Ku bijyanye n'umwuga wo gukina filime, yakunze kunengwa n'abasesenguzi bavuga ko atari umukinnyi ufite impano ikomeye yo gukinira yerekana amarangamutima. Bamushinjaga kuvuga amagambo mu buryo butandukanye kandi bukakaye no kudatanga uburemere buhagije ku ruhande rw'inkuru. Imvugo y'ikibirigi n'uburyo rwose yari asanzwe amenyereye imikino y'imirwano kurusha gukina byakundwaga kugarukwaho. Filime nyinshi yakinnye mu mwaka wo mu 1999 na nyuma yayo nazo zanenzwe cyane kubera inkuru zasaga cyane nigeze kuvuga. Akenshi nyine zabaga zivuga ku marushanwa y'imirwano, kwihorera cyangwa se kurwana n'abagizi ba nabi. Filime bigeze kugarukaho cyane ni yiswe Street Fighter, imwe mu zakunzwe cyane n'abafana ariko inengwa cyane n'abasesenguzi kubera inkuru yayo itanyuze benshi. Nubwo ibyo binengwa byakomeje, abafana be n'abamushyigikira bo bavuga ko ari ikimenyetso gikomeye kimutandukanye n'abandi, ari uko n'ubundi yakoraga agakora ibikorwa bye byinshi by'imirwano n'ibiteye ubwoba muri filime ze kurenza abandi.
yarazwi cyane kubera ubushobozi bwo kurambura amaguru mu buryo budasanzwe ndetse no gukoresha amayeri menshi atifashishije ikoranabuhanga cyangwa se abasimbura abakinnyi. Van Damme ubwemera ko mu ntangiriro z'umwuga we atari afite ubuhanga bukomeye bwo gukina, ariko akavuga ko yageze kure kubera umurava, kwigirira icyizere no kutigera acika intege. Inkuru ye yo kuva mu muryango usanzwe i Bruxelles akajya muri Amerika afite amafaranga make cyane, agakora imirimo itandukanye mbere yo kubona amahirwe muri filime bise Blood Support, yakomeje gufatwa nk'urugero rw'umuntu wageze ku nsinzi abikesha imbaraga ze bwite. Ni nawe dusoreje urugendo rw'amateka n'ubuzima bwe. Kora subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi ujye ubasha kubibona buri uko tubishyizeho. Mwari kumwe nanjye Karekezi Isa.